munsi ngiye kubasura filime y'Inyamerika yasohotse mu 2010 yitwa Gulliver's Travel. Murakaza neza ku gasobanuye Samari. Dutangira n'umusore witwa Gulliver uri kwitegura kujya ku kazi. Uyu musore akaba akora mu cyumba cy'iposta cy'inyamakuru cya New York. Gulliver akigera ku kazi muri icyo gitondo yahuriye n'undi musore mushya bita Dan nawe wahawe akazi muri department akoramo. Ako kanya Gulliver na Dan bahise bahinduka inshuti. Gulliver atangira kwereka Dan uko akazi gakorwa. Bitewe n'uburyo Dan yisanzura ku bantu yahise atangira kugenda yimenyekanisha ahantu hose. Gusa Gulliver amubwira ko abantu bakora akazi akora batemere kuvugisha ababosi bakuru. Twihuse ku mugoroba Dan yaje kureba Gulliver yishimye kuko yabaye promotion ku munsi wa mbere. Gusa Gulliver yanga kubyemera ko amaze imyaka 10 akora akazi atarabwa promotion. Dan adatinze nawe yahise akuramo urupapuro arumwereka amubwira ko nimba nawe ashaka gutera imbere agomba kuba sharp akamenya kuvugisha abantu bose. Gulliver byahise bimubabaza atanagahinda kenshi atangira kwiyumva nkaho abantu bose bamwanga. Gulliver ari mu nzara mataha yabonye umukobwa apfire witwa Darcy nawe akiri mu kazi. Ako kanya yagira inama yo kujya kumuvugisha gusa kimugera imbere amagambo arabura amubeshya ko yaraje gufata urupapuro rutanga akazi. Umukobwa yahise amubaza nimba yashobora akazi ko kwandika inkuru. Gulliver n'ubwiyemezi bwinshi ahita amubwira ko byose abishoboye. Darcy nawe yahise amuha ikizamini cyo kwandika inkuru kugira ngo arebe imyandikire ye. Gulliver ageze mu rugo nimugoroba abura inkuru yigira inama yo kwiba kuri internet. Twihuse mu gitondo Darcy yabonye inkuru ya Gulliver atangazwa n'imyandikire ye. Ako kanya Darcy ahita amuha akazi ko kujya muri Bermuda Triangle kugira ngo yandike inkuru ku kintu kitazwi gitwara ubwato n'indege bihaburira. Gulliver yabanje kugira ubwoba gusa yibutse amagambo ya Dan n'uburyo abantu bose bamusuzugura bihita bituma yemera akazi. Ku munsi ukurikira Gulliver byose atega indege ageze Bermuda asanga umugabo umutegereje ahita ajya no kumwereka ubwato bwe bwa automatique. Gulliver nawe adatinze yahise atangira urugendo rwa wenyine agenda yinywera ku inzira yose anisomera ibitabo by'amarobo. Nyuma y'amasaha make ibitotsi byaje kumwiba Gulliver akangutse isanga gati muvumba na tornado nini iri gutwara ubwato bwe. Nyuma y'akanya gato ubwato bwe bwahise butangira kuzamuka. Nyuma y'akandi kanya batwereka ubwato bwe buguyemo imbere. Filime ihita yifunga. Nyuma y'igihe tutazi Gulliver yaje gukanguka gusa atangira kumva wagira ngo arahambiriye. Arebye neza ku gituza cye ahabona ubugabo buto cyane kamwe muri twe tugabo gahita kipresenta kavuga ko ari General Eduardo ko guhera muri ako kanya ari imbohe yabo. Gulliver yahise agira ubwo atangira guca imigozi arangije atangira no kwikubita iki kugira ngo akanguke kuko yumvaga ari inzozi. General Eduardo yahise aterera ko bamushyira hasi maze ubwo buragenda bumwihambiraho mpaka aguye igihumure. Gulliver yongeye gukanguka abaturage bamushungereye ari gutwarwa imbere y'umwami. Akigezwe imbere y'umwami batangira kumwita igisimba cyaje kuneka igihugu cyabo. Gulliver n'amatsiko menshi yahise abaza igihugu arimo ko bakita bamubwira ko ari mu gihugu cyitwa Lilliput. Twese Gulliver bahise bamufunga asanga muri gereza undi musore witwa Horatio nawe ufungiye gutereta igikomangomakazi Edward Atereta. Gulliver byahise bimusetsa cyane ahita yita generali umwana w'imbwa. Gusa kubw'amahirwe make generali aramwumva arangije abafata bombi abajyana guhinga. Igihe barimo bahinga ibwami baje guterwa bashaka gushimuta igikomangomakazi. Bihita biba ngombwa ko generali ahita ahindukira gusa kigera ibwami ahita atanga itegeko ko nta muntu wemerewe gukiza igikomangomakazi atariwe. Harisha yabonye ko generali ajya kugera ku gikomangomakazi bagitwaye yahise asaba Gulliver ko bakiza igikomangomakazi maze Gulliver aragikiza arangije ajya no gukiza umwami wari uri guhira mu nzu. Arangije ayizimya akoresheje inkarizi. Bitewe n'ibikorwa by'ubutwari Gulliver yagaragaje umwami yahise ategeka ko bamuvana muri gereza anamusaba ko basangira. Kuri uwo mugoroba barimo basangira umwami yaje kubaza Gulliver aho ava n'icyo yakoraga mu gihugu cye. Gulliver nawe n'ubwemezi bwinshi atangira kubabeshya ababwira ko ari perezida ukundwa n'abaturage bose. Ku munsi ukurikiye Gulliver umwami yahise amwubakira etaje yahoraga arota maze ubwemezi buragenda bubwiyemezi atangira no kubabeshya uburyo filime ya Titanic ari ubuzima bwe bakinnye. Twihuse abasirikare ba Lilliput baje kumbura ubwato na telefone bya Gulliver. Gulliver agifata telefone asangamo mesaje nyinshi za Darcy amubwira ko agiye kuza kwikorera inkuru ko avumbuye ko inkuru yamuhaye yayikuye kuri internet. Gulliver yahise agisora n'ikimwaro naho byo gusubira mu mujyi maze Gulliver asaba umwami ko yaguma mu gihugu cye akazajya abarinda. Umwami atajujaje yahise amugira generali mukuru maze umwemezi Eduardo abonye ko umwami ari kumusuzuguza ahita afungura amarembo y'ibwami kugira ngo abanzi b'igihugu binjire. Gulliver nka generali mukuru yahise ajya imbere atangira kurwana n'abanzi gusa mu kanya gato cyane abatsinda ari umwe. Mu guserebura intsinzi ya Gulliver umwami yamwubakiye imijyi minini nk'iya New York maze abaturage bose batangira kwiyogoshesha no kwambara nkawe. Umwemezi Eduardo biragenda biramurya maze n'igikomangomakazi nacyo cyongezamo kimubwira ko kitamukunda. Eduardo abonye ko nta jambo agifite ibwami yahise asohoka ajya gushaka abanzi b'umwami kugira ngo bamufashe gufata igihugu. Bifashishije ibitabo bakuye mu bwato bahise bamwubakira irobo rinini ryabasha guhangana na Gulliver. Irobo ryari rimaze kuzura Eduardo yahise atera Lilliput acarenginga General Gulliver kugira ngo barwane. Gulliver yabanje kwihagararaho kugira ngo biraza kumworohera gusa nyuma y'amasegonda make cyane irobo rya Eduardo rimikoze isoni imbere y'abaturage bose. Eduardo nk'umuyobozi mushya wa Lilliput yahise ategeka ko Gulliver bajya kumujugunya ku kirwa batajya bageraho. Iki kirwa kikaba kiba abantu banini cyane ku buryo Gulliver yatoraguwe n'umwana muto cyane atangira kumufata nk'agapupa. Kwigarukira ibwami batwereka Darcy nawe yageze Lilliput yafashwe na General Eduardo maze yaresha uko azi historia na Gulliver yahise acika ibwami ajya gushaka Gulliver kugira ngo amumenyeshe. Kubw'amahirwe yaje kumubona atangira kumuha story y'uburyo Eduardo yafunze umwami hamwe na sheriwe.
Gariva cyumva ko Darcy afunze yahise atangira gupanga gucika ku munsi ukurikira. Bukeye bwaho Gariva yaje gucika ajya gusura Darcy n'umwami aho bafungiye. Gariva maze aratinyuka abwira Darcy ko amukunda, anasezeranya umwami ko azamusubiza ingoma ye. Twihuse Gariva yaje gucenjinga Edward bwa kabiri, bumvikana ko natsinda Edward ahita asubiza umwami ingoma ye. Edward nawe yatsinda agahita asenya ubwami bwose. Intambara yo yararose bundi bushya, gusa Gariva ahita atangira gukubitwa mu masegonda. Harishi yabonye ko inshuti iraza gutsindwa, ahita yitanga injira mu robo mo imbere, aragenda acumura ibisinga byose bikontorora robo. Gariva abonye ko robo ritakiri kumukubitisha amashanyarazi, ahita rijya hejuru atangira kurwana naryo mpaka ritsinze. Mwene abaturage bahise batangira kwishima, igikomangomakazi na Harishi nabo bahita batangira urukundo. Darcy na Gariva nabo bahita basura iwabo New York.